nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Pastor Placide. Nshimiye Imana yanjye yongeye kunyemera ko tugiye kuganira nanone ijambo ry'Imana mu mwanya nk'uyu nguyu, kandi umwanya mwiza, umwanya w'igikundiro, umwanya w'ijambo, umwanya tuboneramo ubuntu bw'Imana, umwanya tuboneramo kugira neza kw'Imana, umwanya tuboneramo kwibuka icyo Imana ishaka ko dukora, kuko hari byinshi Imana ishaka ko dukora rimwe na rimwe tutamenya, cyangwa se twanabimenye tukibagirwa kubiha agaciro, ariko bikwiye agaciro. Rero tugiye kuganira ku kintu cyitwa kwibagirwa, ari nacyo kintu gikunda kugaragara cyane ku bantu twese aho tuva tukagera. Hari umugani baca mu Kinyarwanda ngo ikibagirana vuba ni inzara n'ubugumba. Iyo umuntu ibyo bibazo bishize, hari igihe yibagirwa neza akaba nkaho bitigeze bibaho, bikamera nkaho bitigeze bibaho mu buzima bwiwe, ariko bikwiriye ko umuntu adakwiye kwibagirwa, kuko uramutse wibagiwe birangira nyine wibagiwe n'iby'ingenzi. Ni byiza tugira ibyo twibagirwa, tugira ibyo dusiga inyuma, ariko tukagira n'ibindi bintu tutarekura, kuko tuba tuzi neza yuko birimo bishingiye ku buzima bwacu buri imbere. Kuko iyo wibutse neza ko hari aho wavuye, hari aho waciye hakomeye, bituma n'ahandi hazaza uhaca. Iyo wibutse yuko hari ibyakurwanyije kandi wanyuzemo bikagira icyo bigutwara, wimenye ko n'ibizaza imbere ntacyo bizigera bigutwara, kandi niyo byakugora atari bwo bwa mbere waba ugowe, cyangwa ari bwo bwa mbere waba uvunitse. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Rero tugiye kuganira ku magambo tubuze gusaba mu gitabo cya Luka ibice 22 umurongo wa 19 ngo yenda umutsima arawushimira, arawumanyura, arawubaha, arababwira ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu igihe yabahaga imitsima, Yesu igihe yahaga abantu igaburo rya mbere, cyangwa se ku karisitiya ya mbere, ko byizera gutyo, yarababwiye ngo ibi ngibi mujye mubikora kugira ngo mujye munyibuka. Aravuga ati ibi ngibi mujye mubikomeza, mubisubiremo kugira ngo munyibuke. Ntimwibagirwe ibyo nakoze, ntimwibagirwe uko twabanye, ntimwibagirwe ibyo twakoranye, ntimwibagirwe uko twagendanye, ntimwibagirwe icyo twavuganye, ntimwibagirwe misiyo nabahaye yo gukora. Rero ni ikintu kibi cyane iyo wibagiwe impamvu yawe yo kuba ku isi. Ni ikintu kibi cyane. Bibiliya ivuga ngo umuvandimwe avukira gukora abandi mu makuba, ariko birababaza cyane iyo umuvandimwe ateje abandi bavandimwe amakuba. Mu isi turi abavandimwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo turi abana b'Imana twese, kandi buri muntu wese aba uri gukora ibyaha, aba uri kuguhemuka bingana gute, ntaba ashaka ko abyitirirwa, ahubwo aba ashaka ko bamwita umwana w'Imana. Umuntu wese uri guhemuka, umuntu wese uri gucungira igico, n'uri kugambana kuri telefone agambanira abandi, ayikupa yifuza kuba umwana w'Imana, ayikupa yifuza ko nibavuga ibyiza ntibamucire urubanza, bavuge yuko nawe ibyiza bimugenewe. Yego nibyo koko, ariko bavuga ngo byose turabyemerewe, ariko byose siko bitugirira umumaro. Ibyo dukora byose turabyemerewe, ibyo tubamo turabyemerewe, ariko byose siko bitugirira umumaro. Rero reka tuvuge ku ngaruka zo kwibagirwa. Yesu yavuze ngo mujye mukora ibi ngibi munyibuka, mujye mukora ibi ngibi kugira ngo mukomeze mwibuke. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo Uwiteka ntajya akiranirwa kugira ngo yibagirwe imirimo. Niba Imana itajya yibagirwa, umuntu nawe iyo yibagiwe, Imana niba yiyise ko iramutse yibagiwe ibyo wowe wakoze, yibagiwe imirimo wagiye uyikorera, imirimo wagiye ukorera bene data, kuko Yesu yaravuze ngo ab'iburyo bazambaza ngo data ibyo twabikoreye bandi. Igihe azababaza ngo azaba mu rubanza avuga ati ubwo mwagiriye wa wundi mugenzi wawe icyiza, ni ngewe wagikoreraga. Niba Imana idashobora kwibagirwa imirimo, nawe ntuzigere wibagirwa gukora icyo Imana yakwishyiriyeho hano ku isi. Rimwe na rimwe umuntu aravuka akaza hano ku isi, akumva akagira intego. Kenshi akagira intego zivuga ngo ndiga, nzabona akazi ntunge, nshake, mbyare, wenda igihe nikigera mve mu isi mfe. Ni byiza kuko tuzapfa, kuko niko bimeze. Buri muntu wese wavutse ubuzima buzagira igihe burangira, kuko hari n'igihe bwatangiriye. Ariko ukwiye no kwibaza ngo ni iki cyatumye butangira ubundi. Wabutangirije iki? Yabutangirije kugira ngo mbyare n'igihe ninagiza nivire ku isi. Bibiliya nimba hari akakarano nababwiye ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba, hari abantu bariho kubwo kugira ngo ubagirire neza. Hari abantu bariho kugira ngo bakomeze bacitse intege. Hari abantu barwaye bakeneye amagambo yawe. Hari abantu bari mu gihe wowe wari urimo, cyangwa se ugeze kugira igihe urwara uraremba, bakeneye kugira ngo babwire uburyo umuntu yitwara muri ubwo burwayi. Bushobora kuba ari uburyo butandukanye. Hari abantu bari ahantu bibaza uburyo bahava, bategereje ijambo rivuye kuri wowe ribabwira yuko bishoboka ko bahava, kuko wowe wahavuye. Rero Yesu aragira avuga ngo ibi ngibi mujye mubikora kugira ngo munyibuke. Ntabwo Kristo yigeze yifuza ko twibagirwa imikorere ye hano ku isi. Umugore wibagiwe uburyo urugo rugora kurwubaka, uburyo yateswe, uburyo umugabo yaje kumutereta akamusaba ko babana, uko inzira byaciyemo kugira ngo bubake urugo, uburyo yagiye kubise, yagize gute. Iyo akantu kamwe gakubise asenya urugo akaruvamo.
umugabo nawe wibagiwe uburyo byamugoye kubaka urugo, uburyo byamugoye kubona umugore amutereta cyangwa se ajya kumurambagiza nk'uko babikoresha mu kinyarwanda cyiza cyumvikana, arusenya byoroshye kuko aba yumva yuko yabyibagiwe, ntabwo aba akibuka isukari yatanze, reka nkoreshe iryo jambo, ntabwo aba akibuka igiciro byamusabye kugira ngo agere kuri icyo kintu, arusenya mu buryo bworoshye. Umuntu wibagiwe uburyo Imana yamukuye mu bukene, mu buki, amafaranga yayabonye yakira amafaranga yajyana mu bidafite umumaro, mu bintu by'ubupfapfa by'ubupfu bwinshi cyane kuko amaze kwibagirwa. Imana yajyaga abwira Abisirayeli ikababwira ngo bari kuva muri Egiputa cyangwa bava mu Misiri, yajyaga ababwira ngo nimuramuka mumaze kurya mugahaga mukagubwa neza, mukagera hahandi murya ibyo mushaka, hahandi uhitamo icyo kurya, umugani uvuga ngo wica inka, ugize kumva umuntu avuga ngo umukire yica inka ashaka umwijima wonyine, ageze aho wica inka uri gushaka kugira ngo urye umwijima wonyine, ntuzibagirwe yuko wigeze kurya noneho ibintu bitabaho, wigeze kurya ibitoragurano, wigeze kurya ibyo muri puberi. Nyanumva abantu benshi batubwira ngo bari ibyo muri puberi bagize gute, twese twaciye mu bihe bigoye kandi bikomeye, n'uyu munsi tukibuka. Iyo wibagiwe rero ibyo byose waciyemo, uba uri kubabaza Imana kuko yabigucishijemo igira ngo ubyigiremo, numara kubyigiramo uzabyigisha n'abandi kandi uzabyigishirizemo abandi gukora ibyiza. Ntabwo burya kwigisha abantu benshi bazi yuko kwigisha ari uguhagarara ukabwira abantu amagambo, ariko n'imikorere irigisha. Imikorere niyo yigisha cyane kuruta uko amagambo yigisha, ko amagambo aravuga akagenda, ariko ibikorwa ntibyibagirana. Umuntu asiga ibikorwa, akasiga ibigwi, agasiga iki. Iyo upfuye amagambo wavuze abantu bashobora kwibagirwa, ariko nimba hari igikorwa wese ukora wasize ukoze niba hari umwana wari wabuze minerval ukamwishyurira, ntabwo uwo mwana azabyibagirwa, kandi nabyara abana azabwira ngo kuba narize nk'abantu babasha namwe mw'abana kubajyana mu ishuri ni ukubera yuko hari umuntu wabashije kunyigisha akanjyana mu ishuri. Ibyo rero ntibyibagirana. Kwibagirwa rero ni neza wagiriwe bituma utagirira nawe abandi neza. Kwibagirwa rero amagambo meza wabwiwe, wibagirwa kubwira abantu amagambo meza. Kwibagirwa aho Imana yagukuye bituma nawe ubwawe udashobora gufasha abantu kugira ahandi hantu bava. Rero uyu munsi wa none ndagira ngo nkangurire mwene data unkurikiye kano kanya turi kumwe, wakurikira ijambo ry'Imana, ufunguye kuri televiziyo yawe, ufunguye kuri mashini yawe, cyangwa se ufunguye kuri telefone yawe, wibuke neza ko kwibagirwa ari icyaha mu maso y'Imana. Iyo wibagiwe imirimo y'Imana yakoze, uyirebesha amaso, iyo yakoreye umuntu uri iruhande rwawe, abantu bose babiriye kugira ngo bigishe abandi. Hari igihe Imana ikorera umuntu ibyiza atuye iruhande rwawe, ari iruhande rwawe cyangwa se mugendana, ntabwo ibikoze kubwe, ibikoze kugira ngo wowe ubirebereho ubyigireho. Rimwe na rimwe ibisubizo byinshi biza mu maso yawe bikorewe ku bandi bantu, ntabwo biba bikozwe kugira ngo bo bitwe ibitangaza, bikozwe kugira ngo wowe wigireho umuzi kuva kera, ukavuga ngo niba Imana imukoreye kiriya kintu nanjye basha kukinkorera, kuko mu maso y'Imana twese turangana, twese turi abana b'Imana, twese turi abantu Imana yatoranyije, twese turi abantu Imana ikunda. Kuba Imana yarahisemo kubaho ikatuma ukiriho uyu munsi wa none, igatuma utaratambuka ngo uve muri uyu mubiri, nuko hari byinshi ugitegerejweho gukora. Ushobora kubyirengagiza n'ibyo, ushobora kumva atari ngombwa kugira icyo ubikoraho, ariko wabyirengagiza utabyirengagiza ni inshingano zawe. Wakwirengagiza gukora ibyiza ubireba ni inshingano zawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uzi gukora neza ntayikore bimubera icyaha. Rero numva nakugira inama yo gutangira gutekereza icyo Imana igushakaho, kandi ntiwibagirwe aho yakuvanye, ntiwibagirwe icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, ntiwibagirwe icyo Imana ishaka gukorana nawe. Imana yabwiye Gideyoni iramubwira ngo ndashaka kuhaguruka, wowe wa munyembaraga, wowe ufite imbaraga nyinshi kandi uri n'intwari. Ushobora kuba ubwo butwari utabwibonamo, ushobora kuba ubwo bushobozi utabwibonamo, ariko n'abandi ntibabukubonemo, ariko biba ari ngombwa kuko Imana ikikubonamo nicyo uri cyo. Hari ibyo abantu bajya bacamo abantu intege, abandi abantu bagakora ikintu bakakuvuga ukundi kuntu, ariko ibyo abantu bose bavuga ntabwo bikuraho icyo Imana ivuga. Icyo Imana ikuvugaho ku buzima bwawe, kandi icyo Imana ivuga ku buzima bwawe ntabwo ari igiciye mu muhanuzi gusa, nicyo umutima uhora ugutegeka gukora. Hari igihe twirengagiza iby'imitima yacu dusaba, umutima ukakubwira ati hari umuntu hariya wabonye ufite ikibazo iki n'iki kimufashemo, ukanga kubikora kandi ari Imana iri kuvugana nawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka avugana n'abantu bashyizweho basinziriye, akavugana nabo mu mitima yabo. Imana ivugana natwe mu buryo butandukanye, kandi buri wese nta muntu n'umwe ushobora kuva kuri iyi si. Ibyo mwita umutimanama benshi kenshi haba ari ijambo rivuye ku Mana. Ijambo rivuye ku Mana, habaho umutima uguhana n'umutima ugushuka. Rero umutima ugushuka ni uwa Satani, ni ijambo rivuye kuri Satani, n'ijwi rya Satani. Umutima uguhana kugira ngo ukore ibyiza ni ijwi rivuye ku Mana, kuko Imana iteka ryose iravuga ngo mukore ibyiza kuko mubasha gukora ibyiza. Njya nkunda kubwira abantu cyane cyane mu rusengero, nkababwira ngo nta na rimwe Imana ijya ibwira umuntu ngo ukora iki kintu adafite ubushobozi bwo kugikora. Icyo cyo ni ikidashoboka. Iyo Imana ikubwiye ngo ukora iki kintu, nimukiranuke, nimukore ibyiza, nimukore ibyo nshaka, nimugire gutya, nimugire gutya, Imana ibizi neza ko mu mubiri wawe, mu ngingo zawe, mu mibereho yawe, Imana ibizi neza ko ubasha kubikora. Naho icyo Satani akora arakubwira ngo
ntabwo ari wowe wakabikoze byagakozwe na biriya, wowe wari ukwiye kwiruhukira ukigirira amahoro ukinezererwa mu bindi, ariko biriya ntabwo ari ibyawe, ariko ni ibyawe kubera ko impamvu ari ibyawe ni uko ari we Imana ibibwira, impamvu ari ibyawe ni uko Imana ivuga ngo wowe ari wowe ubikora, impamvu ari ibyawe ni uko Imana ivuga ngo ibi ngibi n'ibi n'ibi ni wowe ubishoboye. Imana yo mu ijuru yo guha umugisha. Ndagira ngo nsoze nkubwira ngo kwibagirwa ni icyaha. Yesu yaravuze ngo ibyo byose mujye mubikora kugira ngo munyibuke, kugira ngo mwibuke imirimo yanjye, kugira ngo mwibuke ibyo nakoze, kugira ngo mwibuke ibyo nabakoreye, kugira ngo mwibuke ko nabapfiriye, kuko nimubyibagirwa ntimuzibuka yuko natanze ubuzima bwanjye ku bwanyu, nemera gukubitwa ku bwanyu, nemera kubabazwa ku bwanyu, nemera kuva mu bwiza bwanjye nza mu isi yanyu mbi mwanduje mwagize mbi, kugira ngo mwebwe mubone ubugingo buhoraho. Rero Imana yo mu ijuru iguhe kwibuka, wibuke nanone, wibuke imihigo wahize, wibuke icyo wabwiye Imana uzakora, wibuke bya bindi byose wabwiye Imana uzayikorera ugeze mu magi no mu makuba, wibwira ngo Mana nuramuka unshoboje ibi nzabikora, ubisohoze, kuko nibwo nanone izongera gusohoreza n'ibindi bisaba. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi ikomeze kukwishimira. Nari Pastor Placide. Shalom shalom. Imana